ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم صلاة وتسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad mwene Abdillah we n'umuryango we n'abasangirangendo be n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala nyirimpuhwe nyirimbabazi kubw'impuhwe ze ko yaduha kuzaba turi kumwe nabo mu ijuru. Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam, kuri uyu munsi tuba dufite isomo rya tafsiri, aho tuganira ku bisobanuro byagutse by'igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Tukaba tumaze igihe tuganira ku masura atandukanye. Uyu munsi tukaba dufite isomo rishya. Ubushize Allah subhanahu wa ta'ala yadushoboje kuganira no gusoza surati Abas. Kuri uyu munsi Allah subhanahu wa ta'ala yadushoboje kuba tugiye kuganira mu cyicaro cya nonaha kuri suratu An-Nazi'at. Iyi sura ni sura ndende, ntabwo dushobora kwiganiraho mu isomo rimwe ngo tuyirangize, ariko iby'ingenzi tuganiraho kuri uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala harimo abamarayika bavugwa muri iyi sura, harimo urupfu, harimo nanone n'igisobanuro kiri budufashe kumva aya twigeze gusesengura ubushize, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko yahishe umunsi w'imperuka amaso y'abantu. Muri iyi sura turaza kubona uburyo noneho Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bweruye atugaragariza igihe nyacyo umuntu aba akwiriye gutekereza ku mperuka n'igihe izabera mu buzima bwe, cyangwa se n'igihe izabera muri rusange. Kuko mwibuka ko mu isomo ryacu ry'ubushize twavuze ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ko nta muntu n'umwe uzi igihe umunsi w'imperuka uzabera, akanavuga ko yawuhishe, yabaye nk'uwuhisha amaso y'abantu. Ariko hari ibimenyetso dufite muri iyi sura, hari n'ibimenyetso dufite mu zindi sura. Nanone muri iyi sura turaza gutangira ubuzima bwa Musa alayhi salam. Turebe uyu muhanuzi w'igihangange ni umuhanuzi umeze ute. Turaganira ku gice kimwe cy'ubuzima bwe. Mu isomo ryacu ry'ubutaha Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze kuzuza aho turi bube tugarukiye mu buzima bwe, cyane cyane ibigendanye n'imiyoborere, bigendanye n'ivugabutumwa, ndetse nuko yasize abayisiraheli ubwo yatabarukaga amaze kwitaba Imana. Turaza no kureba nanone impamvu Allah subhanahu wa ta'ala amateka nk'aya meza y'umuntu nka Musa alayhi salam ayashyira muri Qur'ani, n'isomo tuba dukwiriye kuyakuramo iryo ari ryo. Aya ya mbere ya surati An-Nazi'at. An-Nazi'at ni bande? Ni abashikanuzi. Abashikanuzi bavugwa muri iyi sura ni bande? Ni abamarayika. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wan-nazi'at, arahiye kuba marayika bashikanura roho z'abantu gharqa. Wan-nazi'ati gharqa, ndahiye kuba marayika bashikanura roho z'abantu bakabikorana uburakari, bakabikorana umujinya ndetse n'impuhwe nkeya. Kuri bande bavandimwe b'Islam? Ku bantu batazi Imana subhanahu wa ta'ala, kuri babandi bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala, kuri babandi beretswe ibimenyetso bya Allah bakigira nkaho batabireba, kuri babandi bageze hano ku isi bakagira ngo bageze mu ngoro z'ubuziraherezo, bagatuza, bakarya haram, bakanywa haram, bagashaka imitungo mu nzira za haram. Abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala yarahiye kuba marayika babakuramo roho. Aravuga ati wan-nazi'at, n'abashikanuzi, ndahiye kuba marayika bashikanuza roho gharqa, kandi uwo bashikanujemo roho akaba arapfuye cyangwa se agapfa, ariko akagenda mu yeshusho. Bavandimwe b'Islam, umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
akaba n'umusesenguzi wa Qur'ani Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud ndetse na Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, baratubwira bati annazi'ati gharqa, aba bashikanuzi Allah yarahiyeho muri iyi sura humul malaika, n'aba malaika. Kuki Allah yabise abashikanuzi? Bashikanura roho, tanzi'u arwaha bani adam, aba bamalaika bashikanuza roho za bene Adamu mu mibiri y'abantu. Hanyuma aba bamalaika bakaba bashikanuza roho z'abantu batazi Imana subhanahu wa ta'ala, z'abantu batemera Imana, z'abantu bahakanye, z'abarwanyije Imana hano ku isi. Wa man hadda Allah wa rasula, bakarwanya intumwa zayo hano ku isi, bakarwanya bemera Imana, bakarwanya idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isaha yabo yo gupfa yigeze. Roho n'ugushikanuza ntabwo ari kuyikuramo. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya kabiri y'isura akarahira ku kinyuranyo cy'aba bamalaika, wannashitati nashta, ndahiye no ku bamalaika nanone bigengesera cyane, bakagenza gahoro kugira ngo badakomeretsa, kugira ngo batababaza umwemeramana nyawe igihe cyo kumukuramo roho. Bavandimwe b'Islam, aba ni abamalaika babiri, ni abamalaika bakora mu buryo bubiri, bakuramo roho z'abantu. Malaika ukuramo roho z'abantu, malakul maut, hamwe n'ikipe y'abamalaika barimo aba annazi'at, bashikanuza roho z'abatazi Imana, z'abatemera Allah, ndetse na annashitat, bakuramo roho bigengesere z'abemera Imana. Bavandimwe b'Islam, hano harimo isomo rikomeye. Umuntu wabayeho ubuzima bwa hano ku isi atazi Imana subhanahu wa ta'ala, isaha yo gupfa ikagera akabona abamalaika baraje, yamaze kubona abamalaika, niyo Allah subhanahu wa ta'ala yababwira ati mwe mwitonze isaha ntiragera yo gukuramo roho ye, uwo ntashobora kugaruka ngo avuge. Niyo yagaruka akamera nk'umuntu ukangutse, ntashobora kuvuga, ntashobora kubwira abantu ibyo yarebaga, ntashobora kubwira abantu ko yabonye abamalaika. Isaha yagera yo kumukuramo roho, abamalaika bakamukuramo roho nta mpuhwe. Kubera iki? Bavandimwe b'Islam, ni umuntu wabayeho mu buzima atazi Allah subhanahu wa ta'ala, kandi abo bamalaika baba babizi ko roho baje gutwara ari umuntu wahakanye Allah subhanahu wa ta'ala mu buzima bwe. Ku rundi ruhande, annashitat, abamalaika bagiye gukuramo roho bamaze guhabwa izina ry'uwo bagiye gutwarira roho, bamaze kwerekwa ibikorwa by'uwo bagiye gutwarira roho, bazi ko ari umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, bazi ko ari muri ashabul yamin, bazi ko ari muri awliyaullah, ba bandi abakunzi ba Allah. Wa muntu ubugiye kuburara, wa muntu ubugiye kuburara yababonye nk'icyari burye iryo joro, yabona gahunda ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, akavuga ati mu by'ukuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala niyo iri imbere ya gahunda zanjye, akemera iyo gahunda ya Allah akaba ari yashyira imbere, akaba ashobora no kuburara. Umuntu nk'uwo igihe cyo kuvamo roho, bavandimwe b'Islam, gitandukanye na roho z'abariya abantu batazi Imana subhanahu wa ta'ala. Bariya batemera Allah subhanahu wa ta'ala, ikipe y'abamalaika bakuramo roho, Allah nibo yise annazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala ati wannazi'ati gharqa, ndahiye ku bamalaika bakuramo roho z'abantu ariko bakoresheje ubukana. Muri aya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala katubwira ati wannashitati nashta. Allah muri Qur'an yaratubwira ati innal ladhina qalu rabbuna Allah, ba bantu bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, barangiza bagahagarara ku nzira ye, tatanazzalu alayhimul malaika, igihe cyo gupfa cyabo iyo kigeze bamanurirwa abamalaika bakababwira bati alla takhafu, mwitinya, nimutinye iki? Gupfa. Alla takhafu, nimutinye iki? Urupfu. Wala tahzanu, nimugira agahinda. Agahinda n'akiki bavandimwe b'Islam? Agahinda nako gusiga isi, agahinda nako gusiga uwo wakundaga, agahinda nako gusiga abana bawe. Wa abshiru bil janna, ahubwo nimwishimira ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, allati, ijuru ryo kuntum tu'adun, mwasezeranijwe imyaka yose. Bavandimwe b'Islam, ibi nanone tubisanga muri surati Yasin,
mu nkuru iri muri surati Yasin, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yoherezaga intumwa ku bantu kujya kubakorera dawa, icyo giturage izo ntumwa zakigeramo, abantu bo muri icyo giturage bagashaka kuzigirira nabi. Umwe mu bemeramana wo muri icyo giturage akaza akitambika akavuga ati muramenye nta muntu ushobora kugirira nabi izi ntumwa. Abo bantu bo muri icyo giturage baravuga bati wowe dusanzwe tunakuzi, uyu ni umunsi wo kukwica. Barangije baramwica. Bamaze kumwica, mu kwakirwa n'abamarayika, mu kwakirwa na Allah, kubera ko yari yishwe muri iyo nzira, yaravuze ati ya layta qaumi ya'lamun, aba bamaze kunyica iyaba bari babizi, bima ghafara li rabbi, uburyo Allah yambabariye ibyaha byanjye kandi Allah subhanahu wa ta'ala akaba yananyakiriye neza. Ibi rero bitangira umuntu harimo gupfa, abamarayika bakaza bakaguhumuriza bakakubwira bati tugiye gupfa ariko witinya, roho barayikuramo gahoro. Nibaba annashitati nashta, muri aya 3 Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wasabihati sabha, ndahiye no kuba marayika boga mu kirere, uburyo bagenda mu kirere biba bimeze nko koga. Ibn Mas'ud umusesenguzi wa Qur'an aratubwira ati as-sabihat, abamarayika boga mu kirere n'abamarayika kuva ku isi kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abamarayika barimo mu kirere boga. Ariko Ibn Mas'ud nanone akakubwira ati abo bamarayika boga na roho z'abantu, baba bafite roho z'abantu bamaze kubakuramo. Turacyari muri iriya context nanone yo kuvamo roho kubemera Imana ndetse no ku bantu batazi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabiqati sabqa, bagenda basiganwa mu kirere bafite roho z'abemera Imana, ni ba bamarayika. Falmudabbirati amra, Allah subhanahu wa ta'ala arahira ku bamarayika boga mu kirere. Muri bo harimo abamarayika yise almudabbirat, abamarayika bashinzwe ibibera hano ku isi, abamarayika bakurikirana ubuzima bw'ibibera hano ku isi, abamarayika bari hafi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abo bamarayika ni abamarayika bakurikira Jibril alayhi salam, Mikail na malakul mauti, ariwe uriya marayika ushinzwe roho, n'abamarayika bagenzi be bashinzwe roho, wa Israfil ndetse na Israfil alayhi salam. Abo bamarayika rero nibo Allah subhanahu wa ta'ala yise falmudabbirati amra, abamarayika bashinzwe ubuzima bwa hano ku isi. Allah atangira kubavuga yaravuze ati wasabihati sabha, ndahiye ku bamarayika boga mu kirere. Fasabiqati sabqa, basiganwa mu kirere baza he hano ku isi. Falmudabbirati amra, abamarayika bashinzwe ubuzima bwa hano ku isi. Ibn Abbas aratubwira ati abo bamarayika ni marayika Jibril alayhi salam, wa Mikail wa malakul maut ndetse na Israfil alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 6 y'isura katubwira ati yawma tarjufu arrajifa. Ibn Abbas aratubwira ati umunsi akarumbeti kazahuhwamo, annafkhatani al-ula wathaniya, akarumbeti kazahuhwamo inshuro zingahe? Ebyiri. Inshuro ya mbere ni inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere niyi ivugwa muri sura aya 6 aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati yawma tarjufu arrajifa, umunsi akarumbeti kazahuhwamo na marayika Israfil alayhi salam. Hanyuma twese tuzi uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri surati Zumar wa nufikha fi sur, marayika zahuha mu karumbeti inshuro ya mbere. Niko kakavugwa muri aya ya 6. Kubera iki? Aya ya 7 Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati tatba'uha arradifa, akarumbeti ka mbere kazahita gakurikirwa n'akarumbeti ka kabiri. Ibn Abbas nkuko bitubwira ati annafkhatani n'uturumbeti tubiri. Al-ula akambere, Allah subhanahu wa ta'ala yakavuze muri surati Zumar wa nufikha fi sur, akarumbeti kambere kazahuhwamo. Fasu'iqa man fi samawati wa man fi al-ard, ibiri mwisi byose no mwijuru byose bizapfa illa man sha Allah, usibye abo Allah subhanahu wa ta'ala zabashaka bazasigara badapfuye, ni nabo bamarayika twabonye hejuru. Thumma nufikha fihi marratan ukhra, hanyuma kariya karumbeti kazongera gahuhwemo bwa kabiri, ari naho aha Allah avuga muri aya ya 7 ati
tatba'uha arradifa, akarumbeti ka mbere kazakurikirwa n'aka kabiri, fa idahum qiyamun yanzurun, ibiremwa byose bihagurukira icyarimwe, byose bihagurukira icyarimwe bireba icyo kizaba ari igihe cyo kuzuka. Allah subhanahu wa ta'ala muri turiya turumbeti nanone yatubwiye ibindi bintu bizabaho. Yawma tarjufu al-ardu wal jibal, kuri icyo gihe isi nibwo izatitira n'imisozi nibwo izakubitwa igasanzwa, muri suratu al-Muzammil aya 14. nanone aha niho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa hamalatil ardu wal jibalu, icyo gihe isi n'imisozi bizakubitwa bibe ikintu kimwe, fadukkata dakkatan wahida, Allah zabikubita byombi bihure bibe ikintu kimwe, muri suratul Haqa aya 14. aha rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti ja'atir rajifa, akarumbeti ka mbere dore kagiye guhuhwamo kari hafi yanyu, tatba'uha arradifa, kazakurikirwa n'akarumbeti ka kabiri, ja'al mautu bima fihi, kari akarumbeti ka mbere kagihuhwamo abantu bazapfa, ibiri ku isi byose bizapfa. faqala rajulun, umuntu abwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati ya Rasulallah, intumwa y'Imana, ara'ayta in ja'altu salati kullaha alayk, ese urabibona ute ninzajya nkusabira cyane, nkagusabira cyane isala zanjye zose nkagusabira. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti idhan yakfika Allahu ma ahammak, mukunsabira cyane Allah subhanahu wa ta'ala nawe azakurinda ibyo ufitiye ubwoba, birimo ahwalu yawm al-qiyama, biriya bintu bidasanzwe bizaba ku munsi w'imperuka, ndetse n'ibyo mu buzima bwa hano ku isi. muri iki gice cya kabiri twigamo ko gusabira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'umugisha birinda umuntu bimuhangayikishije hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 8 akatubwira ati qulubun yawma idhin wajifa, kuri uwo munsi imitima y'abantu izaba ifite ubwoba. ku munsi w'imperuka absaruha khashi'a, amaso afite ubwoba, amaso y'abantu afite ubwoba bw'ibyo ari kureba muri ako kanya ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala akagaruka ku bantu bahakana kuzuka. tumaze kubona ko guhakana kuzuka kiri mu byaha bikomeye. yaqulun, abahakana kuzuka baravuga bati a inna lamarduduna fil hafira, ese ubu koko tuzazuka dukurwe mu marimbi, dukurwe mu mva, dusubire ubuzima. a idha kunna idhaman nakhira, kuko amagufa yacu azabora, namara kubora baliya azabora, hanyuma tuzazuka koko. hanyuma abantu bakavuga bati tilka idhan karratun khasira, niba kuzuka guhari basi tuzaba duhombye. bazaba bahombye kubera iki? kubera ko babizi nabo ko banze kwemera ko kuzuka guhari, kandi kuzuka ni kuba guhari, ubwo n'ibihembo bizaba bihari. nibwo bavuga bati rero ubwo niba kuzuka guhari koko tuzaba duhombye. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 13 akabasubiza akababwira ati fa innama hiya zajratun wahida, mu by'ukuri igihari ikizabanza ni ukuzahuha mu karumbeti kariya ka mbere inshuro imwe, urwo rusaku rw'inshuro imwe nta na kimwe kizasigara kiriho. Allah subhanahu wa ta'ala ati fa innama hiya zajratun wahida, guhuha mu karumbeti gusa. Ibn Kathir aratubwira ati fa innama huwa amrun min Allah, niteka nitegeko bya Allah subhanahu wa ta'ala. kuzahuha mu karumbeti kariya ka mbere roza zose zigapfa, hanyuma kuzuka ni ukuhe? ni ukuzahuha mu karumbeti bwa kabiri inshuro imwe gusa. fa idha an-nasu qiyamun yanzurun, abantu bose bagahita bazuka. Allah subhanahu wa ta'ala agashimangira akavuga ati abahakana kuzuka barya bari menge. wa huwa an ya'mura Allah Israfil, Allah subhanahu wa ta'ala azategeka malaika Israfil fayanfukhu fi as-suri nafkhata al-ba'th, ahuhe mu karumbeti ruriya rusaku ruzumvwa inshuro imwe n'ibyari byo byose. fa idahum qiyamun yanzurun, ibiremwa byose bihita bihaguruka. ni naho Allah muri suratu Isra aya 52 atubwira ati yawma yad'ukum, umunsi Allah azabahamagara, fatastajibuna bihamdihi,
mukamwitaba watadhunnuna kandi icyo gihe muzamukeka illa bithtum illa qalila ko mumaze igihe gito mupfuye. Bavandimwe b'Abayisilamu, ndagira ngo iyi aya tuyitekerezeho. Yawma yad'ukum, umunsi Allah azabahamagara akarumbeti kamaze guhuhwamo, fatastajibuna bihamdihi, mukava mu marimbi yanyu mwubahiriza itegeko rye ryo kuzuka, watadhunnuna, kuri ako kanya umuntu azabakeka illa bithtum illa qalila, ko igihe mumaze ari igihe gito gishoboka. Niki twiga muri aya bavandimwe b'Abayisilamu? Hari umuntu muri mwe wari wasinzira ugasinzira nk'amasaha 12 wakanguka ukumva waryamye mu kanya, ibyo ari byabaho? Ese igihe usinziriye ntushobora kurota ubuzima bw'imyaka 30 usinziriye? Mwari mubizi ko ushobora kubirota mu ijoro rimwe usinziriye, ukarota wiga primaire ukayirangiza mu nzozi z'ijoro rimwe, ukarota ujya muri kaminuza ukabirangiza, ukarota warashatse ufite urugo utuye ukabirangiza mu ijoro rimwe. Ubwo n'imyaka ingahe ishize urimo urumva mu ijoro rimwe, kandi we mu by'ukuri uryamye amasaha ngahe? 6 yonyine. Nyuma yo gutora azana turagaruka dusesengura neza iyi aya, niturangiza tuyihuze n'umunsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala anatubwira ati yawma yad'ukum, umunsi muzahamagarwa saha yo kuzuka igeze, fatastajibuna, mwese mukitaba impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala, watadhunnuna, ugasanga umuntu arimo gukeka illa bithtum illa qalila, ko igihe gishize umuntu apfuye cyangwa se igihe gishize ari igihe gito cyane. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Allah subhanahu wa ta'ala iteka rye ku muntu ni nko guhumbya no guhumbura. Wama amru saa, iryo teka ni umunsi w'imperuka, illa kalamhil basar au huwa aqrab, usibye ko ari nko guhumbya no guhumbura. Bavandimwe b'Abayisilamu, hano harimo masaili nyinshi, harimo ibintu abasesenguzi ba Qur'ani bagiye baganiraho mu buryo butandukanye kuri izi aya. Iya mbere, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yaravuze ati wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, muzatinye umunsi muzasubizwa kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni umunsi wo gupfa, umunsi umuntu aba yapfuye, hariya aba yasubijwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, roho ye ikajyanwa igahanwa igihe cyo Allah subhanahu wa ta'ala ashakira, igihe cyo Allah subhanahu wa ta'ala azabashaka cyose uko kingana. Hanyuma isaha yo kuzuka yagera, umuntu akavuga ati man ba'athana min marqadina hadha, ese aha hantu nari ndyamye, aha nari ndyamye ninde unzuye, mpavuye nte, ese bigenze bite? Umuntu noneho mu gutekereza akabona ni nkaho bamushyinguye ejo, akabona ni nkaho yapfuye ejo, akabona ni nkaho nta gihe kirekire gishize apfuye. Bivuze ngo bavandimwe b'Abayisilamu, imperuka, umuntu wese upfuye aba yinjiye mu munsi w'imperuka. Nicyo izi aya n'izi nyigisho bivuga. Urupfu rwawe ntuzi ngo ni ryari, rushobora kuba ejo, rushobora kuba ejo bundi, ariko iyi myaka yose urimo kureba ku isi, wowe wamaze gupfa, wamaze gushyingurwa, niyi Allah subhanahu wa ta'ala tubwira hano ati wama amru saa, umunsi w'imperuka kalamhil basar, aba ari nko guhumbya no guhumbura. Dufite urugero nanone muri Qur'ani rw'umuntu twigeze kumuganiraho, yapfuye imyaka ingahe? 100, arangije arazuka. Azutse Allah subhanahu wa ta'ala aramubaza ati kam labist, haryo maze iminsi ingahe? Aratekereza, arimo yigorora, aravuga ati labistu yawman aw ba'da yawm, nge ndabona ari nkaho naba nararyamye ejo, maze nk'umunsi umwe cyangwa igice cy'umunsi, ariko wibaze yaramaze imyaka ingahe? 100. Aha rero ni naho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati abantu bazi ko umunsi w'imperuka uri kure, wanarahu qariba, ariko umunsi w'imperuka uri he? Uri bugufi. Kubera ko gupfa kwa buri muntu biri kure cyangwa biri bugufi. Kandi usisenguye izi aya usanga umuntu wamaze gupfa aba yinjiye he? Mu mperuka. Noneho Allah subhanahu wa ta'ala arakubwira ati abantu kuzuka, umuntu azavuga ati man ba'athana min, ese ko nari niryamiye kuva ejo nkangutse? Watekereza ukabona ni igihe gito. Fata ashabul kahf, murabazi ashabul kahf? Ashabul kahf muzi imyaka basinziriye, imyaka ingahe?
309 bakangutse imyaka 309 bakangutse baravuga bati ariko ko turyamye iminsi gahe baravuga bati nyamara ntitwaryamye jora murimo murumva ku muntu wapfuye ko ino myaka isi zamara niyo zaba ari miliyari zingahe ni zewe nugushingura ejo ukabona imeruka irageze ariko noneho abo bose bapfuye iyi myaka yose tuba tubona ari myinshi irimo gusimburanwa ku isi tukiri mu buzima bwa hano ku isi iyi ni imyaka ya hano ku isi ku muntu ukiriho mike upfuye tayari aba yinjiye mu meruka bamaze imyaka 309 bapfuye bakangutse Allah amaze kubazura barabazanya bati kam labistum aharu muhamaze imyaka ingahe bamwe batari ko nitwaryamye jora nka wa wundi nanone Allah yatubwiye muri Qur'ani muramwibuka wa wundi wari ufite indogobe Allah kamubwira ati tegereza indogobe yawe uko tugiye kuyizura noneho abanabo ashabul kahf bamaze kuzuka umwe muri bo yaravuze atari ko turashonje bamaze imyaka 309 bifu birimo ubusa nta kintu kirimo barashonje umwe muri bo aravuga ati bese ya mafaranga uracyafitera ndati ndayafite none se wamanutse ukajya hepfo mu mujyi ukareba ko byuzu tuzanira na capati nk'icumi ko dushonje umugabo akusanya ibifaranga ibyo bimaze imyaka 309 ayo mafaranga nta gikora zo ni aya za Qur'an suratul Kahf ageze mu mujyi abantu yeretse amafaranga barayareba barasikabira kwitura hasi bataye amafaranga twese nta muntu yazi kwese amafaranga nta muntu yazi umuntu yareba akabona nta mafaranga yo muri icyo gihugu ariko wibuke uyu muntu uzanye amafaranga ejo nibwo yarayafite kumbe amaze imyaka ingahe bavandimwe b'Abayisilamu umuntu upfuye aba yinjiye mu mperuka igihe cyose sigiye kumara n'imyaka yose sigiye kumara upfuye uyu munsi wowe ugikanguka n'ibyakubayeho byose byabaye kuri roho yawe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala uzabubona ari igihe gitoya aha rero niho Allah atubwira ati yawma yad'ukum umunsi muzahamagarwa fatastajibuna bihamdihi mukitaba impamagaro ya Allah muva mu marimbi muva mumva watadhunnuna umuntu yatekereza akavuga ati illa bistum igihe mumaze ni igihe gito cyane ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze ati bu'istu ana was-sa'a kahataini njye n'umunsi meruka twarazanye nkuko muri kureba zino ntoki ebyiri Allah subhanahu wa ta'ala tubabarire zaturinde ibihano byo mumva aturinde ibigeragezo byo mumva kandi azaduherezo ryiza hano ku isi bavandimwe b'Abayisilamu abantu batazi Imana subhanahu wa ta'ala babaho ubuzima bukomeye Allah subhanahu wa ta'ala ati fa idahum bisahira nyuma yo gupfa Allah subhanahu wa ta'ala abamarayika bagahuha mu karumbeti fa idahum bisahira ako kanya abantu bagahita bakanguka bakabona bari ku isi iyo si nayo murayibuka ni isi nshya isi Allah yavuze ati yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ard umunsi sizahindurwa igahindurwa isi itandukanye niyo mumenyereye kubera iki imisozi zaba yavanweho ibibaya byavanweho inzuzi n'imigezi byavanweho abantu bakanguke bari imbere ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katubwira ati hal ataka hadithu Musa ese amakuru ya Musa wigeze uyamenya ese Musa alayhi salam wigeze umenya ubuzima bwe wigeze umenya uko yabayeho wigeze umenya ibitangaza biri mu buzima bwe birimo ibyabaye ndetse no ku bantu bahakanye bo mu gihe cye wigeze ubimenya hadith ni story ya Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala inkuru ya Musa ni inkuru irimo isomo Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura ayigarukaho Musa alayhi salam inkuru ye Allah subhanahu wa ta'ala yivuze muri aya zirenze imwe reba nkaho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wa idh najaynakum min ali fir'auna nimwibuke ubwo twabarokoye tukabakiza Firauna ndetse n'ingabo ze kubera iki ibyo babakoreraga yasumunakum su al-azab barabatesaga bakabahana bakabashyira mu bihano bikomeye yudhabbihuna abna'akum muri icyo gihe babagaga abana banyu b'abahungu bicaga abana banyu b'abahungu wayastahiyuna nisa'akum bagafata abagore banyu ku ngufu wa fi dhalikum kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarabarokoye akabarokora na Farao
akabarokora n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bo kwa Farawo babakoreraga, burimo kwica abana b'abahungu, burimo gufata abagore ku ngufu. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Icyo cyari ikigeragezo gikomeye, cyari ikigeragezo gikomeye mwari mwarahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo agerageze ukwihangana kwanyu, agerageze ugukomera kwanyu, abagerageze arebe na nyuma nabibakuramo arebe ugushimira kwanyu. Ibi byagenze bite bavandimwe b'Islamu? Twese twibuka Yakubu alayhi salam, ari wende irindi zina rya Yakobo ni irihe? Israel. Mu rubyaro rwe mu bana be harimo nde? Yusuf alayhi salam. Kera kabaye Yusuf aza kuza kubwira se, aramubwira ati ya abati, data. Iyi nkuru ya Musa alayhi salam ni inkuru ndende, ntabwo turi buyiganireho mu isomo rimwe, ariko kuva Allah yarayishyize muri iyi aya, muri iyi surati Naziat aya 15, ntidushobora kuyivaho ino nkuru tutayivuze, kuko Allah yanayise inkuru. Aravuga ati hal ataka hadithu Musa, ese inkuru ya Musa yakugezeho? Aho turi buyigarukirize ni naho tuzayikomereza ubutaha insha Allah ta'ala. Yakub ariwe Israel. Iyo tuvuze banu Israel tuba tuvuze abana ba Yakobo. Iyo tuvuze Israel tuba tuvuze Yakobo. Iyo tuvuze abayisirayeli muri iri somo tuba tuvuze abana bakomoka kuri nde? Kuri Yakobo. Ntabwo tuba tuvuze abaturage bariho nonaha bitwa iri zina kubera igihugu cyabo. Birumvikana kugira ngo umuntu utabyitiranya. Tumva tuvuze abayisirayeli ukagira ngo tuvuze abari mu gihugu cya Isirayeli nonaha. Abayisirayeli ni abana bande ba Yakobo, banu Israel, abana ba Israeli ari wende Yakobo, ni abana umuntu kuwundi. Aba bana rero bari 12. Noneho muri bo uwitwaga Yusuf alayhi salam wavukanaga n'undi mwana witwaga nde? Ibunyamin. Yusuf aza kuza kubwira se, aramubwira ati papa ngwino murotorere inzozi narose. Saramubwira ati na warose iki? Mwana aramubwira ati inni ra'aytu 11 kawkaban. Uyu munsi narose imibumbe 11. Wibuke n'abana bangahe? 12. Ubwo we ntiyarimo kuko yarose imibumbe 11. Yarose imibumbe 11. Washams, izuba, walqamara, n'ukwezi, ra'aytuhum li sajidin, narose biri kunyubamira. Iyo sajida twigeze kwiganiraho muri iri somo yitwa gute? Sajida ya karama. Ni sajida y'icyubahiro, ntabwo ari sajida ya ibada. Ariko iyo sajida ya karama yo kubamira uwo wubashye kugira ngo umwe Imana yavanyweho, kugira ngo itazakurura shirki. Birumvikana? Umwana abwira se ati data narose imibumbe 11, washams n'izuba narose biri kunyubamira. Isa amubwira ati ngwino nkongorere, uramenye izo nzozi ntuzirotorere bakuru bawe, kuko bakuru bawe bazi ubwenge. Fayakidu laka kaida, bishobora gutuma bakwanga bakazakugirira nabi, kandi wicara uzi ko shitani ari umwanzi w'iki? W'umuntu. Uyu mwana rero dusimbutse iyi nkuru ya Yusuf alayhi salam, yarotaga abavandimwe be 11, barimo na wa mwana nyine bavukana Ibunyamin ariwe wa 11, akarota ise na nyina. Ubwo babaye bangahe? Abana 11 ni ibihumbi 11, ise n'izuba na nyina n'ukwezi. Abarota bamwubamira ryari? Bamusanze mu gihugu cya Misiri, aho bakuru be bari baramugurishije. Iyo ni inkuru iri mu mateka ya Yusuf alayhi salam. Mu Misiri Yusuf yagezeyo arakomera. Amaze gukomera igihe kiragera, amapfa aratera, inzara iratera. Iyo nzara nayo murayizi, niyo yamukuye muri gereza, cyangwa se ayo mapfa niyo yamukuye muri gereza. Murabyibuka uko byagenze. Akikinjira muri gereza mu Misiri, avanywe ibwami, muri gereza yasanzemo abantu 2 bari bafunzwe. Abana nabo amenyerana nabo, akajya bakorera dawa, akajya bigisha Imana. Baza kuza kurota, barose mu gitondo cya kare n'imfungwa ngenzi ze ziramubwira zitari ko Yusuf, tujya tubona uri umuntu mwiza, uyu munsi twarose, wadusobanurira ibyo twarose. Arabaza ati we warose iki? Aramubwira ati narose nikoreye umugati, inyoni zirimo kugenda ziwurya hejuru y'umutwe wanjye. Ati naho we warose iki? Zari imfungwa 2. Aramubwira ati narose ndimo kwenga inzoga. Arababwira ati mutegereze ngiye kubasobanurira ibyo mwarose ibyo ari byo. Arabanza bakorera dawa,
abigisha Allah subhanahu wa ta'ala, abigisha Imana, abigisha impamvu yo kuremwa kwabo. Arangije arababwira ati reka noneho mbabwire, wowe warose wikoreye umugati inyoni ziri kuwukurya ku mutwe, bazagukura hano muri gereza bakwica, wakati urwo gupfa bazakwica. Naho wowe warose urimo kwenga inzoga, uzavanwa muri gereza ujye guseriva inzoga ibwami. Ati kandi ni nako bizagenda. Baricara barategereza, igihe kiragera bati wowe ngwino, baramujyana baramwica. Bati wowe ngwino, bamujyana ibwami guseriva inzoga ibwami. Ariko umuntu wigeze kumusobanurira ibyo yarose, amugumisha mu mutwe we, amugumisha mu bwenge bwe, kandi amufata nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwe. Yansobanuriye ko nzajya ibwami gusuka inzoga ibwami, none birabaye. Uriya ni umuntu ukomeye, ndamuzi, amubika mu mutima we. Igihe kiragera, wa mwami yengera inzoga, aza kuza kurota nayo inzozi zidasanzwe. Arota inka zinanutse 7 zirimo kurya inka zibyibushye 7, n'amahundo 7 ananutse arimo kurya amahundo 7 abyibushye. Umwami abitekereje abona bifite igisobanuro, ariko agishatse arakibura. Ahamagaza abantu bazi iby'inzozi, ahamagaza abantu bazi ubukorikori, arababwira ati ni mu ndotorere ibyo narose. Baramubwira bati adghafu ahlam, izo nzozi ntabwo dushobora kumenya icyo zivuze, nta makuru twazigiraho, kuko ni inzozi zifite icyo zivuze ariko ntitukizi. Inzozi z'umwami ziramamara, zabuze ibisobanuro, ziza kugera kuri wa muntu umuseriva inzoga. Aramubwira ati ngenzi umuntu ushobora kubasobanurira izo nzozi, kuko ngewe izo yansobanuriye narazibonye. Arababwira ati Yusuf, umuntu witwa Yusuf uri muri gereza, niwe muntu wenyine ushobora kubasobanurira izo nzozi. Mukumva icyo umwami yarose icyo ari cyo. Muri ako kanya Yusufu baba baramuzanye, bamugejeje ibwami. Izo nzozi kuri we zari inzozi nto cyane. Umuntu wari wararose imibumbe, akarota izuba n'ukwezi, urumva izo nzozi z'umwami z'inka zinanutse n'inka zibyibushye byari ibintu bito cyane. Mwami arabimubwira ati abana narose ibi n'ibi babitega amatwi. Yusufu ahita yumva icyo bivuze. Aramubwira ati ariko mbere yuko nzi kurotorera hari dosiye mfite yo gufungwa, ndagira ngo tubanze tuyiganireho, menye abamfunze ni bande, banjijije iki, ese kuki ndi muri gereza. Mwami ati ibyo byose birarangiye. Arabirangiza ati wowe ndotorera, cyo nshaka nukumva ibyo narese kuko numva bitoroshye. Yusufu aramubwira ati fungura amatwi yawe nkubwire, mugiye guhinga no kweza imyaka 7. Nyuma y'iyo myaka 7 muzakubitwa n'amapfa y'imyaka 7. Isi yose izasonza. Ikintu kizaba kiza ni ibyo muzaba mwarahunitse muri iyi myaka 7 yo kweza. Nicyo cyonyine kizaba kiza. Mwami arabitekereza aravuga ati umugabo, ibintu ndumva byumvikana. Guhera uyu munsi banagukure muri gereza, kandi uze wicare iruhande rwanjye. Yusufu aramubwira ati ntabwo icyo nshaka ari ukwicara iruhande rwawe. Ninicare iruhande rwawe gusa ndi gukora ubusa n'ubundi inzara izabica. Ndashaka kugira ngo munshinge ubuhinzi n'ibigega. Umwami aramubwira ati kuva inzozi ari nawe wazisobanuye ndabiguhaye. Yusufu abaye umuntu ukomeye gutyo. Kera kabaye Yusufu ikintu cyitwa ubuhinzi aragipanga neza, ayobowe n'ijisho rya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusufu yari intumwa, kunzi wa Allah. Allah aramubwira ati aha naha bahinga ibi, bibikwe, bihunikwe gutya, byose Yusufu arabikora neza. Imyaka 7 irashira yo kweza. Yusufu yizeye ko afite stock zizahaza icyo gihugu cya Misiri, ndetse n'abandi baturage bazasagurira n'amasoko yo hanze igihe cy'imyaka 7 y'amapfa n'inzara. Abantu ba mbere bashonje, abantu mu bashonje harimo n'abavandimwe biwabo kera bigeze kumugurisha. Barasonza, baza kumenya ko ahantu harimo guhahirwa ari hehe? Mu Misiri. Musaza papa wabo ari we Yakuba alayhi salam, yari umusaza mukuru. Arababwira ati rero mufata amafaranga mujye guhaha mu Misiri. Bahageze kwa Yusufu alayhi salam, Yusufu arabamenya, ariko bo ntibigeze bamumenya. Arababaza ati ariko mugira papa wanyu? Turamugira. Mufite se murumuna wanyu? Kugira ngo yumve niba murumuna we agihari, kuko abo bari baje ari bakuru. Turakagira kakana kitwa Bunyamin kaba kari kumwe n'umusaza hariya. Yari umugabo of course, ariko abo ngabo ari bakuru. Bunyamin nawe yari yarakuze. Arababwira ati rero uyu munsi turabahaye ibyo mwashakaga, ibiribwa, ingano, amafarini, ibiki, ariko ubutaha muzaze muri kumwe nande na murumuna wanyu, kugira ngo yongere arebe murumuna we yamuherukaga kera.
muzaze ubutaha muri kumwe nanjye na murumuna wanjye. Basubirayo baragenda, bageze kwa Yakobo baramubwira ati waruzi n'ikindi, ibiryo bari babitwimye ariko turinginga barabiduha. Bari abantu bavuga badafite ururimi rugoroye. Ati se babajije ati batubwiye ati twagombaga kujyana na murumuna wacu. Muzaza ati niko bimeze. Ati none ubutaha nidusubireyo kuzana ibiryo tuzagende tumujyanye. Musaza arabanza arabarahiza kugira ngo bazamurinde bitazagenda nk'uko byagenze kuri Yusufu. Murumuna wabo baramujyana, bamugezeho Yusufu amaze kumubona no kumwibuka. Yusufu byari bikomeye kumumenya, yari ibwami ari umuntu ukomeye. Aramwishimira murumuna we, ananapanga uburyo murumuna we adasubira nayo nabo, yigumira ibwami. Mukuru we ni umwami. Murumuna we nyina mpamvu yo gusura nayo n'aba bagabo reka mbihoreye. Yusufu alayhi salam afata igikombe cya zahabu yanyweragamo ikawa, agishyira mu gafuka ka murumuna we kugira ngo aze kumusigarana. Arangije bafata imizigo yabo nyine, n'uwo mwana muto bamuha umuzigo we urimo igikombe cya Yusufu cya zahabu. Barangije barabasezera bati mutahe. Hashize akanya Yusufu arababwira ati nabuze igikombe cyanjye cya zahabu, bari abantu ni mubangarurira. Ingabo zirabakurikira barababwira bati muvuye ibwami mwibye. Abagabo bati ko tutajya twiba, tugenzwa na kamwe kuko wibye ninde. Mwama barababwira ati umwami yabuze igikombe cye cya zahabu kandi nimwe muvuye hariya. Barabagarura babagejeje ibwami. Allah subhanahu wa ta'ala abwira Yusufu ati hera ku bifuka byabo bikuru, akayibunyamira uze kugasaka nyuma. Kubera iki? Allah aratubwira ati kadhalika kidna li Yusuf. Ayo nama yari twigishije nde Yusufu alayhi salam, ahera ku bifuka by'abakuru bagira ku kayibunyamini batuyara cyari umwana ntashobora no kwiba mugashyire hariya. Barasaka bakaburamo mu mifuka y'abakuru, batarika akagafuka gato k'uyu mwana nako mwakarebyemo. Agafuka kayibunyamini bagasanzemo abariho basanga igikombe cya zahabu. Yusufu arababwira ati rero uwibye niwe dusigarana mwe mutahe. Bati oya, uyu mwana afite se, ise uramutse umubonye ukuntu ari umusaza wasaze utagira ubwenge, ntabwo wasigarana uyu mwana. Iyi nkuru imugezeho uwo musaza ahita aranahubuka. Mbese Yakubu barabanje bamuvuga nabi imbere ya Yusufu alayhi salam, ariko Yusufu yarabazi. Noneho Yusufu arababwira ati rero ibyo mukora byose ntabwo twasigarana umwe muri mwe, kandi uwibye tumureba. Mwebwe mugende mubwire uwo musaza inkuru yose uko yagenze, nizeye neza ko nta kintu kiri buze kuba. Ariko ndagira ngo mbabwira kandi kantu bavuze kagiye mu mutima wa Yusufu. Yusufu agisanga igikombe cya zahabu mu gafuka k'umwana, abana babagabo bahise batangarira hejuru bavuga bati Yuse niba yibye afite na mukuru we kera witwaga Yusufu yari igisambo ubutwara namubuze. Yusufu arababwira ati kweli? Bati kabisa. Bati afite mukuru we witwaga Yusufu, ati niba yibye rwose ati yari igisambo gikuru. Nyuma y'igihe rero Yusufu alayhi salam yarabibwiye, anabasaba kuzana imiryango yabo, anabasaba kuzana ise na nyina ariwe Yakubu. Uko nguko niko Abayisiraheli, urubyaro rwa Yakobo nawe n'umuryango we bimukiye he? Mu Misiri. Yusufu abaho, imyaka ibaho, hacaho igihe kirekire cyane. Iragenda iba imiryango 400 ariko iziranye. Abo bakomoka kuri Yusufu, abo bakomoka kuri Bunyamin, abo bakomoka kuri runaka. Abo bana ba Yakobo ari imiryango ingahe? 12. Aho ngaho niho haturuka amoko 12 y'iki y'Abayisiraheli. Mu Misiri baragiye barahaba. Kera kabaye uko ingoma zagiye zihinduka mu Misiri, abo bantu banororoka baba imiryango 400. Abanyamisiri barabareba baravuga bati nyamara aba bantu mushatse nimwaborohera. Ni nabwo dutangirana ni aya. Baratangira barabapyinagaza, baratangira barabahohotera. Mu byo babakoreraga bikomeye harimo imirimo y'uburetwa. Noneho kera kabaye Farao ari nawe mwami wa Misiri muri icyo gihe, yaramaze kuba imiryango 400. Umwe mu bantu aza kuza kumubwira ati rero ubwami bwawe bugiye kurangira, ariko nubwo ubwami bwawe bugiye kurangira ndagira ngo umenye ko buzarangizwa n'umwana uzavuka muri bano Bayisiraheli.
Farawo arabaza ati uwo mwana azaba ari umuhungu cyangwa azaba ari umukobwa? Undi ati azaba ari umuhungu. Aravuga ati se natavuka bizagenda bite? Umupfumu aramubwira ati se natavuka uzabikoraho iki se? Uzamubuza kuvuka se? Njye namaze kubibona ko hari umwana ugiye kuzavuka mu Bayisiraheli uzasenya ubwami bwawe. Farawo aravuga ati rero niba uko bimeze, buri mwana wese uzajya uvuka w'umuhungu mujye mumwica. Aha rero naho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati yudhabbihuna abna'akum, babagaga abana banyu b'abahungu, wayastahiyuna nisa'akum, bagafata abagore banyu ku ngufu. Mu by'ukuri wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, icyo cyari ikigeragezo gikomeye mwari mufite, cyari cyaravuye kwande kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Kera kabaye isaha yo kuvuka ya wa mwana igeze, Allah subhanahu wa ta'ala abwira mama w'uyu mwana ariwe Musa alayhi salam, aramubwira ati uyu mwana ufite mushyire mu isanduku, nurangiza umujugunye mu ruzi rwa Nili, amazi amutembane, araza kurohorwa n'umuntu wo mu muryango wa Farawo. Kandi ntugire ubwoba, ntunatinye, wiringire Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki? Inna radduhu ilayki, uyu mwana tuzamukugarurira, waja'iluhu min al-mursalin, kandi tuzamugira n'intumwa. Uwo ni wende, niwe Musa alayhi salam. Musa avuka muri icyo gihe. Mama wa Musa alayhi salam amaze kumubyara, amushyira mu isanduku, amaze kumushyira mu isanduku ayishyira mu mazi arasunika. Isanduku iragenda igeze kwa Farawo, itoragurwa n'umugore wa Farawo. Arangije aramuzana, abwira Firaun, aramubwira ati uyu mwana reka tumurere, wishe benshi ariko uyu reka tumurere. Farawo aravuga ati uyu nguyu umwe ugiye no gukurira iwanjye nta kintu azadutwara. Allah subhanahu wa ta'ala, umwanzi wa Farawo amaze imyaka yose ashaka, amuha itegeko ry'uko arerwa nande na Farawo. Murebe imbaraga za Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati وحرمنا عليه المراضع, konka abantu bonsaga iminja bose umwana yarabanze. Umuntu umwe aza kuza kubabwira ati ngenzi umuntu ushobora konsa uyu mwana. Aragenda abwira nyina wa Musa alayhi salam, tujye ugenda hariya usuriya mwana banaguhembe. Allah subhanahu wa ta'ala uwa murusha ingufu. Allah subhanahu wa ta'ala, mama wa Musa alayhi salam akaza kwa Farawo ibwami, akonsa umwana we bakanamuhemba. Igihe kiragera, hari inzozi Musa Firaun yarose ziramuhahamura, atangira gutekereza ko uwo mwana uba muri urwo rugo ashobora kuba ari uwo nguwo, ashobora kuba ari we bamubwiye. Aravuga ati reka ndebe niba uyu mwana uba hano afite ubwenge cyangwa nta. Bakubwira ko Firaun yafashe amakara arayacanira hinduka umutuku, arangije azana n'itende, arangije aramubwira ati genda ufate n'icyo burya hariya. Umwana yagombaga gufata itende kuko yari arize azi n'ubwenge, ariko kugira ngo Allah amurinde, umwana afata ikara aranaritamira. Ibyo byatumaga Musa alayhi salam no mu buzima bwe ari mukuru yavugaga adidimanga, kubera icyo kintu Farawo yamukorera akiri umwana. Farawo abonye ahiye aravuga ati turiya ntacyo ateze kuzantwara, ati ndabona nta n'ubwenge afite. Ariko mu by'ukuri umwana yari afite ubwenge. Musa alayhi salam akurira kwa Firaun, aba umugabo. Igihe kiragera, Musa alayhi salam yarabaye umugabo, ari mukuru, ari umusore mu Bayisiraheli. Aza kuza kunyura ahantu, asanga abantu babiri barimo bararwana. Umwe amwitegereje abona ni Umuyisiraheli, undi amwitegereje abona ni Umunyamisiri. Noneho akabona Umunyamisiri afite amahane. Qur'an iratubwira iti fawakazahu Musa faqada alayhi. Musa alayhi salam yaramukubise, amukubise faqada alayhi, Umunyamisiri aba arapfuye. Ku buzima bari bariho mu gihugu nk'icyo cya Misiri, muri leta nk'iyo y'abantu babahohoteraga, urumva byanze bikunze iyo Umunyamisiri ikintu cyamubagaho nk'icyo babaga bazi ko yishwe nande n'Umuyisiraheli. Urumva byabongereraga itihad, byabongereraga guhohoterwa ndetse no kugirirwa nabi. Ariko wa mugenzi we niwe wenyine wari ubizi, amubikira ibanga ntiyigeze abivuga.
kera kabaye wa mugenzi we aza kuza kumusanga nanone arimo kurwana. Musa alayhi salam aravuga ati wowe ejo bundi wari mu rwana n'umunyamisiri none urimo uranarwana, ariko noneho yincuro we yarwanaga nawe ni mwene wabo nande, ni mwene wabo yari umwisirayeli, bari babiri barwana, ariko umwe muri bo ari wawe uheruka kurwana n'iki n'umunyamisiri. Musa alayhi salam aje kubakiza, wa wundi ahitavugira hejuru aravuga ati aturidu an taqtulani, ndakuzi uzanywe no kunyica kama qatalta nafsa bil ams, nkuko uheruka kwica umunyamisiri ejo bundi. Biba biramenyekana. Bimaze kumenyekana, inzego zimaze kumenya ko uwishe wa muntu arinde ari Musa alayhi salam. Musa alayhi salam afata gahunda yo guhunga, aravuga ati hano hantu ngomba kuhava, ngomba no guhunga. Ari mu nzira arimo ahunga, afata umwanzuro wo guhunga yerekeza mu gihugu ahitwaga Imadiana. Imadiana twigeze kuhaganiraho, tuganira kuri nde, kuri Shuaib alayhi salam. Musa alayhi salam ubwo yerekezaga Imadiana, ibyamubayeho mu nzira ndetse n'urugendo rwe n'ibindi byose byakurikiyeho, nuko yahishuriwe ubutumwa ari mu nzira agaruka mu Misiri, na message yari afite ahetse ya Allah yagarukanye mu Misiri. Tuzabiganiraho ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu isomo ryacu ry'ubutaha. Nibutse ko iyi nkuru mushobora kuyibona kuri audio tuba twafashe, cyane cyane ku bazi iyo audio n'abatayizi mushobora kubaza bagenzi banyu insha Allah ta'ala bakababwira inzira yo kuyibona, kugira ngo wenda uyihuze n'andi masomo uzana nayihuze n'isomo ryacu ry'ubutaha. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani, umwanya tumaze tuganira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azaduhe kuba muzi hano ku isi, aduhe kuzagira iherezo ryiza, kandi ku munsi w'imperuka azaduhe kuzabarurirwa ibarura ryoroshye. Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze guhurira hano mu isomo ryacu ry'ubutaha tuganira ku buzima bwa Musa alayhi salam, tuganire uko yabaye i Madiana, tuganire kuko yashingiwe umukobwa wa Shuaib, inkwano yahaye Shuaib, ndetse n'uburyo yagarutse n'ibyamubayeho mu nzira agaruka, n'uburyo yakiriwe na Farawo. Twasesenguraga aya 15 yo surati Nazi'at, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati hal ataka hadithu Musa, ese amakuru ya Musa waba warayamenye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.